ninjye Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha byawe. Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Naretse ubwiza bwanjye nari mfite mu ijuru, nsiga umucyo kwa Data nza mu mwijima w'iyi si. Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanjye? Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanjye? Banyishe urupfu rubi biruta uko byavugwa, navushijwe amaraso ngo utazapfa nabi nawe. Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? Navuye iwanjye ibwami ngera aho uri mu isi mbi, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Haleluya! Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndongera kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nezerewe Imana mu mutima wanjye ko yongeye kumpuza namwe kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza, irera kandi igakiranuka. Yaraturinze, twongeye guhura turi bazima, twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Niyo gushimwa, kuko ngo ntawubasha kwirinda ngo atagwa, ahubwo ubuntu bwayo bwonyine, ubuntu bwayo bwonyine n'imbabazi zayo nibyo byonyine bitubeshejeho, kandi nibyo byonyine bituma tudashiraho. Imana rero ishimwe. Iyi si rero, iyi si yuzuye ibibazo. Iyi si ni isi yatsinzwe kuva umwana w'umuntu yacumura. Imana yaramubwiye ngo nurya kuri iyi mbuto, kuri iki giti, no gupfa uzapfa. Inzoka yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose zari aho ngaho, iraza iraboshya. Imaze kuboshya wa mwana w'umuntu Imana yari yaremye mu ishusho ye, arasuzugura. Amaze gusuzugura, akururira isi umuvumo. Amaze gusuzugura ubutware Imana yari yaramuhaye, umwanzi aramuriganya, arabumwambura. Tuba tuhuye n'ingorane. Uyu munsi rero, iyo si nyine turimo imeze gutyo, ivangavanze, y'akaduruvayo, y'akajagari. Uyu munsi ndagira ngo mbahumurize, kubera ko Yesu afite igisubizo. Yesu afite igisubizo. Nubwo umwana w'umuntu yaguye, ariko Yesu Adamu wa nyuma we yaraje
akora ubushake bw'Imana, ngo yumvira Imana kugeza ku gupfa. Ubwo rero uyu munsi tugiye kureba uwo Adamu wa nyuma icyamuzanye hano ku isi. Yaje ari umuntu, ariko yaje ari umwana w'Imana. Turareba rero ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani, cyangwa se umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mbere y'uko nkomeza, reka dusangire amagambo y'Imana nateguye tugenda tuganiraho. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8. Haravuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Satani ntabwo atangiye gukora ibyaha ubu ngubu, yatangiye gukora ibyaha mu ijuru igihe yigomekaga ku Mana. Uhereye kera kose Satani akora ibyaha, kuko nicyo kintu cyatumye bamumanura hehe? Bamumanura mu ijuru. Irindi jambo dusangira ni ijambo rivuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zirubone ubugingo, ndetse zibone ubugingo bwinshi. Luka 19:10 haravuga ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Nkuko rero mu nyigisho zagiye zitambuka twabonye, twigaga ku ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 3, nako Timoteyo wa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5. Batubwiraga ukuntu iyi minsi dusohoyemo izaba imeze, ko izaba ari ibihe birushya, abantu bikunda, bakunda impiya, abana batumvira ababyeyi babo, abantu bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana ibikorwa byayo. Iyo ugeze ku murongo wa 7 baravuga ngo bahora biga ariko ntibabasha kumenya ukuri. Mubona ko imyigishirize yabaye myinshi, abahanuzi babaye benshi, abapotre babaye benshi, abavugabutumwa babaye benshi, abapasiteri babaye benshi, ngo ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo iyo myigishirize yabaye myinshi, ngo abantu bahora biga ariko ntago babasha kugira gute? Kumenya ukuri. Kumenya ukuri, kuko ukuri, ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenya ukuri, kandi nimumara kumenya ukuri, ukuri kuzababatura. Nanone ijambo ry'Imana rikongera kuvuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Iyo nta bumenyi dufite, tugira ingorane, tugira ibibazo byinshi. Nkuko rero natangiye mbivuga nyine, iyi minsi ni mibi, na inyigisho twize, ibihe biragoye. Ariko se ibyo bihe ko bigoye, uwo muntu biri inyuma ninde? Ese twebwe abana b'Imana ko tuzi ukuri, ko tuzi ko Yesu Kristo yaje kumaraho imirimo yose ya Satani, ko tuzi ko abatware bo mu isi y'umwijima Yesu yabahemuye ku mugaragaro, kuki imirimo y'umubi umwanzi akomeza kutugaraguza agati? Kuki umwanzi akomeza kutubabaza? Kuki turabo kugirirwa impuhwe kandi Yesu Kristo ari muri twebwe, kandi cyamuzanye akaba ari ukumaraho imirimo yose ya Satani? Iyo usomye
mu byahishuwe reka tuhasome duhere ku murongo wa 9 twumve satani yaratsinzwe, ariko nubwo tubizi ntago ubwo bumenyi dufite nta kintu tubukoresha, kandi na satani ubwe arabizi ko yatsinzwe. Reka tubyumve ukuntu ijambo ry'Imana ribitubwira ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abarimo nimwishime, naho wowe wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Murumva ko mu ijuru yaratsinzwe, Imana imujugunya mu isi, imujyana hanze y'ijuru. Arabizi kandi ko afite igihe gito, ariko nubwo azi ibimutegereje. Reka hari n'ahandi dushobora kureba ibimutegereje ibyo ari byo. Muri ibimutegereje muri Yohana 12 umurongo wa 31 ngo ubu urubanza rw'abisi rurasohoye, ubu umutware w'abisi abaye igicibwa. Urumutegereje ni igicibwa. Mu ijuru baramuciye baramwirukana, ariko n'aha ngaha ku isi ahafite igihe gito cyo gukora, nyuma yaho akagirwa igicibwa. Ahandi ni muri Yohana 16 umurongo wa 11 haravuga ngo n'iby'amateka, kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ikimutegereje ni ugucirwaho iteka. Afite igihe gitoya, ategereje umuriro, ategereje gucirwaho iteka, ategereje kuba igicibwa. Ariko nubwo abizi, we n'ingabo ze nabo barakataje mu mirimo yabo, ariko na Yesu arakora kugira ngo amareho imirimo yose ya satani. Imana ishimwe. Haleluya. Impamvu rero abakristu kenshi tubaye muri uko gutsindwa n'iki? Ntago tubizi. Ntago tuzi ko satani afite igihe gito. Ntago tuzi ko satani yaciriweho iteka. Ntago tuzi ko ategereje ikimutegereje ari umuriro, ikimutegereje ari ukuba igicibwa. Yaba twabimenyaga, hari uburyo twagombye kuba twifata. Kandi Imana nta kintu yaduhishe. Iyo usomye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 19, Imana yabwiye Yeremiya ngo bazakurwanya ariko ntibazagushobora, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Nuko Uwiteka aravuga. Imana irabizi neza ko hariho, niko Uwiteka Imana avuga. Imana yacu rero irabizi ko turi mu ntambara. Na Yobu yarabivuze ngo mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Satani warabizi ko afite igihe gitoya, we n'abamukorera barakataje mu kutubuza amahoro, ariko abana b'Imana ntago tuzi ko dufite igihe mu ntambara.
kandi na Pawulo ubwe yarabitubwiye mu Befeso 6:12 yaravuze ngo ntago dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Murumva ko imirimo ya Satani irahari, natwe rero twagombye kubimenya, kandi uko kubimenya tukamenya uko dukwiriye kubyitwaramo. Iyo tutabimenye umwanzi agira ate? Araturiganya. Ni nako byagenze muri Edeni, niko byagendekeye abatubanjirije. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 bararangaye, ntago bitaye ku ijambo Imana yari yababwiye. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Murumva iri jambo Imana yari umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu kwari ukugira ngo atware isi. Ariko ngo kuko iyo nzoka yari ifite uburiganya bwinshi, yaraje iyobya wa mugore, iramushuka. Aho kumvira ijambo ry'Imana yumvira ijambo ry'umubi, ry'umunyaburiganya. Umunyaburiganya ababambuye ubutware, atyo abatwaye iyi si. Ariko ubundi umugambi w'Imana ni uko ari umwana w'umuntu wagombaga gutwara isi. Satani rero niwe mukuru w'abadayimoni, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Luka 11:15 ngo ariko bamwe muri bo baravuga bati ni Belzebule umutware w'abadayimoni umuha kwirukana abadayimoni. Satani niwe mukuru w'iriya myuka yose. Afite guverinoma, afite leta. Iyo leta ye twabonye ko igizwe n'abatware, igizwe n'abafite ubushobozi, igizwe n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ariko shefu wabo uri hejuru ni Belzebule. Belzebule ninde? Ni Satani. Abandi bantu Satani akorana nabo muri iyo mirimo ni bari abantu bakora ibintu bya occultisme, iriya miryango y'ibanga, bari abaframaso, ba Illuminati, abarose croix, bari abakabaliste. Abo bose nabo bagira gute? Bakorana na Satani. Abandi bakorana na Satani ni abapfumu n'abarozi. Imirimo bakora ni imirimo ya Satani, kandi ibyo bakora babikorana umurava. Natwe rero twari dukwiye kugira gute? Ibyo dukora mu bwami bw'Imana twari dukwiye kubigira gute? Kubikorana umurava. Ahari wakwibaza uti imirimo ya Satani ni iyihe? Imirimo ya Satani ni iyihe? Ko Yesu yaje kumaraho imirimo ya Satani. Reka tuyirebe. Umurimo wa mbere wa Satani ni icyaha. Nkuko twabibonye hariya muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8 havuze ngo uhereye kera kose Satani akora icyaha, kandi ngo ukora icyaha ni uwa Satani. Ikintu cya mbere Satani akora ni ukugusha umuntu mu cyaha. Icyaha ni iki? Icyaha ni ukunyuranya n'umugambi w'Imana, ni ukutumvira Imana. Akora rero ku buryo tubaho ubuzima butumvira Imana. Noneho iyo umaze kubaho ubuzima butumvira Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, naho impano y'Imana ni ubugingo
buhoraho. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko icyaha kidutandukanya n'Imana. We rero ikimushishikaje, uwo murimo we wa mbere ni ugukora uko ashoboye kugira ngo adutandukanye n'Imana. Ariko nk'uko Yesu yaje kumaraho imirimo yose y'umwanzi, icyo icyaha kidutandukanya n'Imana, Yesu yaduhaye igisubizo. Yarapfuye kugira ngo amareho icyaha n'imbaraga mbi zacyo. Yaritanze, yahindutse icyaha kugira ngo twebwe tube gukiranuka kw'Imana. Uwo murimo wa mbere w'icyaha Yesu yawukuyeho. Undi murimo wa Satani ni umurezi, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Araturega, ajya imbere y'Imana akaturega. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nucumura uce bugufi, kuko ngo nuvuga ko nta cyaha ufite uzaba ubeshye n'Imana, uzaba uyihinduye umunyabinyoma. Ngo ariko ngo niyo ukuri, niyo kwizerwa, ikiranukira kutweza no kutubabarira rwose. Ni ukwatura, ni ukwihana, ni uguca bugufi, kuko Imana yacu niyo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira no kudukuraho ibyaha byose n'ibicumuro byose. Uwo ni umurimo wa kabiri, ni umurezi wacu. Ariko Imana ikatubwira ngo tubabera nk'uko nayo ari uwera. Niko muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15 na 16 havuga ngo nk'uko uwo nguwo yera natwe tubabera nk'uko nawe ari uwera. Kandi nimba twacumuye, kuko hari abavuze ngo ukora icyaha ni uwa Satani. Hari gukora icyaha, hari ukuba mu cyaha, uwo muntu ababaho ubuzima bw'icyaha. Naho ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Niba ibicumuro, ibyaha wabiguyemo, byihane, emera ko wabiguyemo, hanyuma ubyihane, Imana izaguha kugubwa neza. Kuko icyaha kidutera umutima uducira urubanza. Ntabwo ushobora kugira amahoro, ntabwo ushobora gutuza, ntabwo ushobora kugira ibyishimo ufite icyaha. Kandi Abatesaloniki baravuga ngo mwishime rwose. Imana ibishaka ko tuba mu munezero, Imana ibishaka ko tuba mu mahoro, Imana ibishaka ko tuba mu byishimo. Ariko ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Imana rero idufashe, idushoboze kuva mu byaha, kubyihana, kuko icyaha ni ukukireka. Nukomeza kukibamo, niyo waba witwa kuri umwana w'Imana, ariko ubutandukanye n'ubwiza bw'Imana. Icyaha umuntu aracyihana, kandi kwihana Imana idushakaho ni ukwihanira kureka, kugira ngo uwo murezi wacu adakomeza kugutera ubwoba, kugukiripabiliza. Iyo umaze kwihana, niyo ukuri kandi niyo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira no kutweza. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Abatesaloniki baravuga ngo ba mbere igice cya 5 baravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Icyaha rero kitubuza amahoro. Iyo ugiye no gusenga, uba wumva udakwiriye guhinguka imbere y'Imana. Ariko kugira ngo ubone amahoro, ca bugufi, wihane, usabe Imana imbabazi, kuko Imana yaguhamagariye kunezerwa, Imana yaguhamagariye kwishima, Imana yaguhamagariye kuyihimbaza. Haleluya. Abaheburayo 9:2 ho hakavuga 22 ho hakavuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Yesu rero kugira ngo adukureho ibyo birego bya Satani, kugira ngo Yesu adukureho uwo mutima uducira urubanza, yamennye amaraso. Ayo maraso aratweza, aratwoza, adukuraho, amaraho ibyaha, akamaraho imbaraga mbi zabyo, akamaraho n'iyo culpability y'uwo mwanzi wacu uhora turega.
iyo Uwiteka tubonyeho amaraso ntabwo aducira urubanza rubi, ahubwo atwita abakiranutse. Haleluya! Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ikindi cyamuzanye ni ijambo ry'Imana riri muri Yohana 10:10, ndumva nta muntu utarizi. Rivuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone ubugingo bwinshi. Imana ibwira Adamu na Eva ngo umunsi mwariye kuri kiriya giti, kuri iriya mbuto, ngo no gupfa muzapfa. Ntabwo rwari urupfu gusa rwo mu mwuka, ahubwo n'urupfu rwo mu mubiri. Bapfuye mu buryo bw'umwuka, bapfa no mu buryo bw'umubiri. Yesu rero icyamuzanye, yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi tubone ubugingo bwinshi. Imana ishimwe. Satani benshi bazi ko azari kumenagura, afite amayeri menshi. Ngo yigira umumarayika w'umucyo, ajya kuriganya ubutware bariya abakurambere bacu. Yinjiye muri iriya nzoka, ngo iyo nzoka ngo yari ifite uburiganya bwinshi, iramushuka. Imaze kumushuka, bamaze gusuzugura Imana, Satani agira gute? Ahita abiba ubutware Imana yari yarabahaye, kugira ngo rero abashe kutwiba, abashe kutunyaga, abashe kudusahura. Akoresha amayeri, akoresha uburiganya. Nk'uko nabibabwiye, muri ibi bihe habaye abantu benshi, abahanuzi benshi, abapasiteri benshi, abavugabutumwa benshi, harimo n'abanyabinyoma, harimo n'abakozi ba Satani. Baza bakabaryoshya, barangiza bakabiba utwanya. Umwanzi aba yarabahaye uburyo bwo kukumanipira, akaguseduiza ku buryo agukuramo, kugira ngo uzamucike. Birakomeye. Aba yarabahaye ubwo bwenge nyine bw'uburiganya, ku buryo baraza bakakuryoshya, nuko kakubeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze. Niyo mpamvu tugomba kuba maso, kandi Imana ikaduha ubwenge, kandi Imana ikaduha kugira amakenga, Imana ikaduha gushishoza, Imana ikaduha kurondora. Kuko amaso y'umubiri n'ubwenge bwa kimuntu ntabwo bwabishobora, bafite ubwenge bwinshi. Na buriya Eva nta kuntu atari yagize. None twebwe ko umwuka w'Imana ari muri twebwe, kandi bakatubeshya, rimwe na rimwe imitego yabo tukayigwamo. Imana idufashe, Imana idutabare, kugira ngo Imana iturinde uwo munyazi, uwo mujura ukoresha amayeri, ukoresha ubwenge kugira ngo atwibe. Aragenda akajya no mu bigega byacu akiba, akajya n'utwo wihisheho akatukunyaga, akadutwara, ugasigara uri umukene. Ntago yiba ubutunzi gusa, yiba ubwenge, yiba ibitekerezo, yiba ubuzima, ugahora urwaragurika. Wari ufite ubwenge, wari ufite ibitekerezo bizima, ugatangira kumanuka hasi, ibintu byawe bigahomba, bikagira gute? Umwanzi aba yagiye mu bigega byawe akakwiba. Umwanzi aba yaje akakunyaga, akakwiba ibintu byawe, akabitwara. Kwica. Hariya mu Befeso igice cya 6:12 hari aho bavuga ngo imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iriya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni imyuka Satani akoresha, agateza abantu agisida, agateza abantu ibi birwara by'ibyorezo bakora, bikaza bikatwica, bikatumara ngo hango bari kugabanya abantu, ngo abantu ni benshi. Icyamuzanye ni ukwica, ni ukwiba, kwica no kurimbura. Ariko dufite na Yesu rero waje kumaraho iyo mirimo yose,
we yaje kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone ubugingo bwinshi. Murabona iyi si iyo mirimo noneho ikajije umurego, ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura. Mwanzi akaza akakunyaga akakwambura ibyawe, wavuga akakwica cyangwa wavuga akanagufunga. Ariko Yesu we yaje kugira ngo tubone iki? Tubone ubugingo bwinshi. Imana rero imareho iyo mirimo yose ya Satani. Twabonye ko ari icyaha, twabonye ko ari ukuturega, twabonye ko ari ukwica, ko ari ukwiba, kwica no kurimbura. Imana idufashe, iturengere. Ikindi, hari abo Satani yagize imbata, atwariye munsi y'ubutware bwe, yabagize ingaruzwa muheto ze. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu nawe, Imana hari misiyo yari yaramuhaye, ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe, yanyohereje kubwira abakene inkuru nziza, yambwiye kubohora imbohe, yambwiye gukura abantu mu nzu y'imbohe. Iyo ni misiyo, ni misiyo Imana yahaye Yesu, iramutuma. Ahandi mu byakozwe n'intumwa, igice cya 10:38 hatubwira ukuntu Petero yari ari gusobanura nyine ibya Yesu, ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira neza, agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Misiyo ya Yesu kwari ukugenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu. Undi murimo wa Satani ni ugutwaza abantu igitugu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice cya 5, twumva ukuntu Yesu yagendaga agira neza, abohora abantu Satani yatwaje igitugu. Mariko igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere, haravuga ngo tugeze ku murongo wa 20. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadarene. Yomotse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha, naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo, yikebesha amabuye. Abonye Yesu ari kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, Databuja, duhuriye he, Yesu umwana w'Imana isumba byose? Nkurahije Imana, ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Kuko yari amubwiye ati, dayimoni we, muvemo. Aramusubiza ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo, niryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira
ku gacuri zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari 2,000. Abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo y'abadayimoni. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi. Bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni, aramwinginga ngo bajyane. Ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu, ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibya Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Murumva rero uyu muntu umwanzi yari yaragize gute? Umwanzi yamutwazaga igitugu, ngo yari arimo abadayimoni benshi, yari arimo abadayimoni 6,000, ingabo. Nashakishije kugira ngo ndebe aha hantu uyu muntu yari atuye, uyu mujyi, iki gihugu, Igadara, mu gihugu cy'Abagadarene. Igihugu cy'Igadara ngo ni igihugu cyari kigoswe, ni igihugu kimeze nka prison, ni igihugu uyu muntu ngo yabaga mu mva, ni igihugu kitagira ubuzima, ngo yabaga mu misozi, mu mashyamba. Umwanzi yari yaramufashe amushyira mu kato. Noneho ni nk'uko tumeze muri iyi si. Umuririmbyi Byumvuhore yaravuze ngo twese ngo turi abasazi, ngo ahubwo ngo nuko tudasara kimwe. Uyu ni babashije kugaragara, ariko iyi si n'ubundi abantu benshi barimo bameze nk'abasazi. Umuntu utinyuka gukora indwara kugira ngo yice abantu benshi, ubwo si uwo muntu ni muzima. Umuntu utinyuka kwica mugenzi we ngo nuko amufitiye ishyari, amurusha amafaranga, amurusha ibiki, ubu nawe aba arwaye, aba ari umusazi. Niko rero iyi si turimo imeze. Abantu bose ni abarwayi, ahubwo ntabwo barwaye kimwe. Abantu benshi baraboshye, uretse ko bataboshye kimwe. N'abana n'abitwa ko ari abana b'Imana, iyo udakoze utabaye maso, umwanzi arakwinjirana. Ashobora gukoresha amaso yawe. Ugomba gukora attention, kuba maso ku byo ureba, ku byo wumva, kubera ko ibi byiyumviro byacu umwanzi ajya abikoresha. Kandi ibintu tureba, ibintu twumva, ibyo abo tugendana nabo, byanze bikunze, wabishaka utabishaka, hari ikintu bihindura ku buzima bwacu. Ibitekerezo byacu, ndumva ari mu Bakorinto, niho bavuga ngo dufata mpiri ibyishyira hejuru byose kurwanya kumenya Imana, tukabigomororera Kristo. Hari igihe umwanzi aza agatera ibitekerezo byacu, ugashidikanya ku Mana, ugashidikanya ku masezerano yaguhaye, ibyo warebye. Umwanzi akaza kugutera mu bitekerezo, akubwira ati ariko uriya mugore wahoze ureba ni mwiza, irari rikaba riravutse, utaba amaso, ukageza igihe uzagwa no mu byaha, kuko ngo irari riratwita, nyuma rikazabyara icyaha, icyaha kikazabyara urupfu. Imana idufashe. Reka twigarukire rero kuri uyu mugabo wari watwazwaga igitugu n'umwanzi. Yesu ajya kujya kumutabara, ngo bagiye mu bwato, ngo imiyaga n'imiraba iraza irakubita, kubera ko umwanzi we iyo azi ko hari ikintu Yesu agiye gukora, arabanza akarwana intambara, akarwanya intambara. Yabonaga ko Yesu agiye kwambuka hakurya, agiye kubohora
uriya muntu agiye kumaraho imirimo ya satani muri uriya muntu. Nibwo yabanje kurwana rero ashaka kubaroha mu nyanja, ariko kuko Yesu ari hejuru y'imiyaga n'imiraba bageze hakurya. Ngo bakimara kugera hakurya ngo uwo muntu yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu. Baramuboshye n'ingoyi z'ibyuma ngo akazishwanyaguza, ariko ntabwo ari we wabikoraga, ni abadayimoni bari bamurimo, ni imbaraga z'abadayimoni, ni icyo gitugu umwanzi yamutwazaga. Imana idufashe. Ikindi, yabaga mu mva, yabaga ahantu hataba ubuzima, ngo yahoraga yikebagura. Oh Mana, murumva ubugome bwa satani? Murumva iyo mirimo mibi y'uwo mugome? Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Mwumva ukuntu umwanzi yari yaramutwaje igitugu. Yabaga mu mva, akaba mu misozi, ngo agahora asakuza, agahora yikebagura. Abonye Yesu ari kure, ariruka aramupfukamira ku birenge bya Yesu. Reka twumve amaze kugera ku birenge bya Yesu, avuye mu mva, avuye ahantu hatagira ubuzima, avuye mu misozi, avuye hahandi mu kato bari baramujugunye. Yari afite umuryango, kuko hasi twasomye ko Yesu yaramubwiye ngo subira mu bawe. Ataka ijwi rirenga ati duhuriye he? Yesu umwana w'Imana isumba byose, nkurahije Imana ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Abo ni abadayimoni bavugiraga muri uwo muntu. Abadayimoni nabo bazi ko Yesu ari umwana w'Imana ishobora byose, kandi bazi ko icyamuzanye ari ukumaraho imirimo yose y'umwanzi. Imirimo yose y'umwanzi twayibonye. Umurimo wa mbere ni icyaha, umurimo wa kabiri ni umwanzi uhora turega, uhora atuma tugira imitima iducira urubanza. Umurimo wa gatatu ni hariya, ni muri Yohana 10:10, nta kindi cyamuzanye, ni ukwica no kwiba no kwica no kurimbura. Hanyuma undi murimo ni ugutwaza abantu igitugu. Iyi si umwanzi ayitwaje igitugu, kubera ko guverinoma ye nyine niyo iriho bari abatware, niyo iriho bari abafite ubushobozi. Ririya jambo riri mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 12, nibo bayoboye iyi si. Eka dukomeze, kuko umurongo wa 9 aramubaza ati witwa nde? Undi ati ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Abo badayimoni ntabwo bashakaga kuva muri kiriya gihugu, kandi twabonye ko kiriya gihugu n'abandi bari barimo nabo bari baboshye, kuko hasi babwiye Yesu bati tuvira ahangaha genda. Iyo baza kuba babohotse, ntabwo Yesu bari kumwirukana, ahubwo bari kumubwira bati ubwami bwawe nibuze nyagasani, ngwino mwami wacu. Ariko baramwirukanye bati hoshi genda tuvira ahangaha. Numva rero nabo bari bafite ikibazo. Umurongo wa 12 haravuga ngo nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira mu gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo
baza kureba uko bibaye. Ba bandi bose nabo baraza barahurura, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ku birenge bya Yesu basanga wa muntu watwazwaga igitugu na Satani yicaye yambaye afite ubwenge. Twabonye ko imigambi y'Imana ku buzima bwacu nuko tugubwa neza, nuko tuba amahoro, nuko tuyishima, nuko dusenga, nuko tuba muri repos de Dieu. Rero ngo bamusanze yicaye, bamusanze yambaye, bamusanze afite ubwenge nk'abandi, ngo barangije ngo baratinya. Ku birenge bya Yesu, Yesu atwambura ubushwambagara, Yesu atwambura ya myambaro mibi Satani yatwambitse, ikimwaro, igisuzuguriro, indwara, imiruho, imivumo. Yesu arabitwambura, akatwambika imyambaro y'agakiza, akatwambika umwambaro wo gukiranuka, akatwambika umwambaro w'igikundiro, akatwambika umwambaro wo kubahwa, akatwambika umwambaro w'ubwiza. Haleluya! Ku birenge bya Yesu turicara tukaruhuka. Ku birenge bya Yesu, Yesu atwambura imyambaro mibi umwanzi yatwambitse, akatwambika imyambaro myiza. Haleluya! Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ngo basanga afite ubwenge nk'abandi. Twabonye ko nta kindi kizana umwanzi ni ukwiba, kwica no kurimbura. Umwanzi yari yaramwibye ubwenge, kandi Yesu nawe yaje kumaraho iyo mirimo ye yose. Ngo Yesu arongera aramurestora, aramwubaka, arongera amusubizamo ubwenge, arongera amusubiza mu buzima busanzwe, kuko Yesu yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi. Ikintu cyari kibishishikarije ni ukubara inkuru, kandi iyo nkuru ntibanahinduke, ahubwo undi akagenda akabibarira abandi, akaza agashungera akareba. Hari abantu baza gushungera ariko ntibakira agakiza, ntibakira uwo mwambaro Yesu ashaka kubambika mwiza, ngo abambure ibyo bicocero, abambure ibyo byenda bibi Satani yabambitse. Bahera ko baramwinginga ngo ave muri icyo gihugu. Numva ko nabo bari bafite abadayimoni, nta mwuka w'Imana bari bafite. Iyo baza kugira umwuka w'Imana ntabwo baba barirukanye Yesu. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Uyu muntu ashaka gukurikira Yesu, urumva we kuko yari yabohotse, murumva ko umwuka wa Yesu waramukuruye. Yinginga Yesu, aramubwira ati nyemerera ngukurikire, nyemerera tujyane. Ariko ngo Yesu aramwangira, aramubwira ati isubirire mu banyu. Twabonye ko yabaga mu mva, akaba mu misozi, ngo agahora asakuza. Yesu amukura mu mva, Yesu amukura mu misozi, aramufata amusubiza mu muryango, kandi aramubwira ngo ngaho genda ubabwire uko Imana ikugiriye imbabazi, ubabwire uko Imana ikubohoye. Natwe niyo nshingano ikomeye Yesu Kristo yaduhaye. Iyo tumaze kumumenya, iyo amaze kutubohora, iyo amaze kutwambika indi myambaro myiza y'agakiza, iyo amaze kutukuraho uwo mwambaro w'urupfu, uwo muntu murumva yabaga mu mva, uwo mwambaro w'urupfu Satani ashaka kutwambika,
akakwambika umwambaro w'ubugingo buhoraho, akakwambika umwambaro w'ubuzima, arakubwira ngo genda uvuge ineza yanjye, genda uvuge imbabazi zanjye. Niko byagenze rero. Uwo mugabo yaragiye ngo aragenda, umurongo wa 20, aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Haleluya! Imana rero yaduhamagariye kwamamaza ishimwe ryayo, kuvuga imirimo n'ibitangaza yadukoreye. Nawe rero mwene data, ndaguhamagarira kugira gute? Kuza ku birenge bya Yesu. Ngwino Yesu akuruhure, ngwino Yesu akubohore, ngwino Yesu aguha agakiza, ngwino Yesu akwambura ibyo byenda bibi umwanzi yakwambitse, akwambike imyambaro myiza, imyambaro myiza yo gukiranuka, imyambaro myiza y'amahoro, imyambaro myiza y'ibyishimo. Haleluya! Ugira umunezero w'agakiza. Haleluya! Aguha ubugingo buhoraho, kuko ngo nta kindi cyamuzanye, yaje kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone ubugingo bwinshi. Haleluya! Ikindi, ijambo ry'Imana nanone riratubwira ngo nahawe ubutware bwose, mugende. Mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Niyo muzanywa uburozi, niyo muzanywa ikintu cyica, ntacyo kizabatwara. Uwo Yesu rero wabohoye uyu mugabo, ubu umwuka we uri muri twebwe. Nk'uko yagendaga do village en village akora neza, bohora bose Satani yatwaje igitugu, ubwo butware Yesu yarabuduhaye. Kandi natwe yaratubwiye ngo tugire gute? Tugende. Mureke rero natwe tugere ikirenge muke. Hanyuma yavuze ko imirimo akora natwe tuzayikora, kandi tuzakora ibirenze ibyo yakoze, kuko ajya kwa Data. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ko yaje kumaraho imirimo yose y'umubi. Ntabwo dukwiye gutinya, nubwo tubibona bivurungutana, ariko uwo mwanzi afite igihe gitoya, kandi n'ikimutegereje arakizi. Arabizi neza ko yaciriweho iteka, arabizi neza ko yajugunywe hanze. Ntabwo rero dukwiye gutinya, kuko uri muri twebwe arakomeye, afite imbaraga, yaramunesheje. Yamunesheje mu ijuru, yamunesheje hano ku isi, yamunesheje ikuzimu. Imirimo ye yose yarayirimbaguye. Icyaha yarakinesheje, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ndumva ari mu Bakorinto ba mbere, kanze mparebe mpababwire. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 55 kugeza ku 57 haravuga ngo warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Murumva rero nta imirimo yose y'umwanzi Yesu yayimazeho. Iyo mirimo y'umwanzi twabonye ko ni icyaha, ni umwanzi uhora turega bikadutera guhora dufite imitima iducira urubanza, ariko ibyo byose Yesu yarabirangije, yabikurishijeho amaraso. Twebwe ni ukwihana kandi tukihanira kureka. Abantu bihana uyu munsi, ejo bakabisubiramo, nta mahoro y'abanyabyaha, ni Uwiteka avuga. Imana ishaka ko twihanira kureka. Naho ubundi nutihanira kureka, imirimo ya Satani izakubaho nta kabuza, kuko ibyaha bidutandukanya n'Imana.
kandi ukora icyaha ni uwa Satani. Ariko twebwe Imana iratubwira ngo nitwihane, kandi twihanire kugira gute? Kureka. Abatwazwa igitugu hari imbaraga zo kutubohora, hari imbaraga zo kuturestora, hari imbaraga zo kongera kudusubiza mu buzima busanzwe, hari imbaraga za Yesu zo kutwambura iyo myambaro mibi umwanzi yatwambitse tukanezerwa. Urupfu rero, ibyaha byamizwe no kunesha kwa Yesu Kristo. Mureke rero tumwizere, mureke tumwiringire, mureke tuve mu byaha, twihanire kureka, kugira ngo Yesu wacu aze amareho imirimo yose y'umugome. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimye, turagushimira ko icyatumye werekanwa ni ukugira ngo umareho imirimo yose ya Satani. Turagushimye rero Mwami ko waduhaye agakiza, turagushimye ko waduhaye umwuka wera, turagushimye ko wadusize amavuta. Mwami uduhe ibyo byose byakurangaga. Kamere yawe ni ukumvira, dore wumviye Imana ugeza ku gupfa, nta cyaha wigeze ukora, ntabwo warageragejwe muri byose, ariko nta cyaha wigeze ukora. Uze rero Mwami umareho imirimo yose ya Satani muri twebwe, umareho imbaraga zose z'ibyaha muri twebwe, umareho Mwami izo mbaraga z'umwanzi uhora turega, ducira urubanza, dukiripabiliza mu izina rya Yesu. Kandi Mwami uturindire ubugingo, uturindire ubuzima mu izina rya Yesu. Uturinde uwo mujura, uturinde uwo munyazi, uturinde uwo mwicanyi, uturinde uwo munyaburiganya. Dore Mwami agira amayeri menshi, birasaba ko umuntu aba afite amaso mazima. Ibyo turwana nabyo ntabwo ari inyama n'amaraso, dore ni umwuka, ni Berizebule n'abadayimoni be, ni abo bantu bakora mu bintu bya okiritisme, n'abo barozi, n'abo bapfumu. Amaso yacu Mwami ntabwo ashobora kubabona, amaso y'umubiri, ariko turasenze wowe utubera amaso, uturwanirire, utuneshereze iyo mirimo yose y'umubi, uyimareho mu buzima bwacu, uyimareho mu buzima bw'urubyaro rwacu, uyimareho mu buzima bw'abavandimwe bacu, uyimareho mu buzima bw'imiryango yacu, uyimareho mu buzima bw'igihugu cyacu, uyimareho Mana, kugira ngo ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe, agakiza kawe Mwami kagere ku isi yose, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya.